Hello my people, reka dutangire tubasuhuza mwebwe mukunda imfura 250 aho muherereye hose, yaba mu Rwanda, muri kwisi, muri Afrika yose muri rusange. Tubahaye ikaze ku imfura 250. Tunakubwira wowe utarakora subscribe, banza ukore subscribe ku imfura 250. Hanyuma ukanda ko kantu k'umutuku kari ku ruhande, numara kugakanda subire hirya gati buryo uklike ku nzogera, ujye ubona notifications nyinshi cyane zacu tuzajya z'ibintu tuba twateguye tukagezaho. Uyu munsi ubushize twaganiriye kuri park ya kabiri, uyu munsi tugiye kureba ya gatatu. Se urumva ari iyihe? Tubwire wowe wumva ari iyihe? Ntabwo nabicisha amatsiko rero, turagira ngo ubanze wowe umenye insanganyamatsiko yacu, no kugira ngo u Rwanda turumenye, tumenye igihugu cyacu, tumenye ubwiza nyaburanga, tumenye byinshi ku Rwanda, tumenye igituma bavuga ngo u Rwanda ni remarkable, u Rwanda abantu bashishikarizwa visit Rwanda. Hanyuma nyuma y'ibyo byose ubukerarugendo bukaza ku isonga mu bitanga amadevize menshi ku gihugu. Uyu munsi rero parike ya gatatu tugiye kurebera hamwe twihuse cyane ni parike ya Nyungwe. Parike ya Nyungwe abenshi ubwo muhise mwumva, harimo ibyo muhise mwumva, muhise mutekereza, ariko tugiye kuva imuzingo yayo yose, tuvuge ngo dusobanure kamwe ku kandi, cyangwa se bimwe muri byo mu byo turi bubashe gukora, kuko ni byinshi kandi tuzakomeza tugende tubiganiraho umunsi ku wundi. Twihuse rero tureka dutangire twirukanka cyane, nk'uko twabivuze ko tugiye kuganira kuri parike nasiyonari ya Nyungwe, cyangwa se Nyungwe Forest National Park. ni imwe muri parike zigize igihugu cyacu. Twabibonye ko ari enye, tumaze kureba ebyiri, iyi ni iya gatatu nk'uko twabivuze. Ikaba rero yarafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2004. Iyi parike nk'uko tubivuze yafunguwe ku 2004, ikaba iherereye mu burengerazuba bw'igihugu cyacu. Ikaba ifite cyangwa se ingana na kilometero kare 970 zose. Murumva ko ni ishyamba rinini cyane, ni ishyamba rimeze neza cyane. Twihuse cyane rero, iherereye mu burengerazuba bw'igihugu, ikaba kandi ikora ku gihugu cy'abaturanyi aricyo cy'u Burundi. Igusaba amasaha 6 yonyine kugira ngo uhagere, kandi uhagerere ku gihe. Nk'uko rero twabivuze, iherereye mu ishyamba rwagati, ishyamba rya Nyungwe, ishyamba rinini cyane, ugendamo amasaha 6. Izwiho kuba ifite umwihariko, cyangwa se ifite it's a rain forest, bamboo, grassland and the swamps. Swamps navuga ni nk'ibidendezi by'amazi, cyangwa se yes, and bamboo ni imigano nk'uko mubizi. Uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu agere muri parike nasiyonari ya Nyungwe, uburyo bwa mbere ushobora gukoresha akajugujugu, helicopter, ku bantu bashaka kwihuta, cyangwa se bitewe n'ubushobozi bw'umuntu, cyangwa se n'imyaka n'ukuntu umuntu angana, yakoresha helicopter. Uburyo bwa kabiri, ugiye ukoze urugendo rwa bisi iri publique, cyangwa se bisi rusange, zimwe bita Coaster cyangwa se Coaster. Ihaguruka buri saha, nyuma ya buri saha guturuka Nyabugogo, kuri sitasiyo ya Nyabugogo, cyangwa se bus stations Nyabugogo, every hour
imodoka iteking off and then kurigera Rusizi. Ubundi buryo bwa gatatu ni uca Kigali, Kigali Nyungwe, Kigali to Nyungwe, ariko ugaca Karongi mu mujyi. Uburyo bwo kuva Kigali Nyungwe uciye Karongi mu mujyi, ni ukuvuga ngo uhaguruka Nyabugogo kuri sitasiyo y'imodoka, ugafata umuhanda wa Kamonyi, Muhanga, Karongi, Nyamasheke, ifata no kuri Nyungwe. Ubwo ni uburyo bugera kuri butatu ushobora kwifashisha kugira ngo ugere muri Nyungwe. Ikindi Nyungwe twabakubwiraho kugira ngo umenye, Nyungwe niyo nini rainforest muri East Africa. Byumve neza, Nyungwe twakubwiye ko ifitemo rainforest cyangwa se ifite umwihariko wa rainforest, noneho ikaba ari iyo nini muri East Africa no kumara hejuru y'imyaka 1000 iresistinga cyangwa se iriho. Ikindi, ese wari uzi ko ari imwe muri rainforest zikuze muri Afurika? Ikindi nyine nk'uko mbikubwiye hejuru inyuma gatoya, iri mu ma rainforest cyangwa se niyo rainforest ikuze muri Afurika. Niko bimeze, iri muri izo ngizo cyangwa se iri muri zimwe muri izo. Kandi ikindi twakubwira kuri Nyungwe forest, usangamo ubwoko burenga 1068 bw'ibiti, hanyuma cyangwa se by'ibi plants cyangwa se ibihingwa, yes, ibihingwa, hamwe ni 140 orchid 140. Ikindi wamenya kuri Nyungwe National Park ni bird watching yayo iri mu za mbere muri Afurika kuri 322 birds species cyangwa se ubwoko burenga 322 bw'ibiguruka. Aho ngaho twavugamo nka red colored bubble na 29 zindi. Ibyo ngibyo tukaba tubikesha Albertine Rift Endemic, nibo babitubwira. Tukongera tugasangamo butterflies, nazo ziri common cyane, zigaragaramo cyane kuko ari ubwoko bugera kuri 120 bya butterfly. Harimo kandi ubundi bwoko bungana na 75 bwa mammals muri Nyungwe, harimo nka the cheval cat, mongoose, Congo crows, Sava, otter na leopards. Tuzi cyane by name, ariko ziri nke. Tukagiramo na chimpanzees, tubonamo the oyster monkey. Nyungwe ikindi kandi ifite akamaro gakomeye ku gihugu kuko itanga amazi angana na 70%. Ibyo se wari ubizi? Nyungwe kandi izwiho kuba ariyo mvano y'isoko ya Nili riva murimo Bigugu. Ibyo nabyo ni ibindi wakabaye umenyamo, kandi ugasura ukamenya igihugu, ukamenya n'ibigize igihugu n'ibigize buri kimwe uko umunsi ku wundi bizaba bigenda. Ikindi wamenya kuri Congo Nile cyangwa se Nile Basin cyangwa se Source du Nile, ikaba iri muri zimwe mu migezi minini ku isi. Urugero, urabizi ko ica muri Congo, igera Ethiopia, ikamanuka muri za
igera muri za Egypt, aho hose isoko iva hano mu Rwanda muri iri shyamba rya Nyungwe. Ubwo rero urumva ko dufite byinshi tumariye isi muri rusange n'abandi ku mugezi wacu. Ubu ndabizi mwese mwategereje kumva bimwe mu byo tugiye kuvuga imbere gatoya, nkaba rero narabivuga gusa reka mbibabwire muri ubu buryo. Ese ukeneye ibihe byo kwibuka no kuryoherwa n'ifoto cyangwa se view? Reka nkubwire muri Nyungwe uko wabigeraho rero. Ndabizi ubu mwese mugiye kuhita muvuga ngo wow wari wadutindiye. Aho ngaho ni walking up to the Isumo waterfall, cyangwa se abantu mwese muzi muri benshi bita waterfall. Waterfall ni umugezi w'amazi uturuka hejuru muri Kamiranzovu, right? Yego, ni umugezi uturuka muri Kamiranzovu umanuka ukivomamo ugasohokamo and then ukahita uba amazi. Noneho hari igihe iyo hageze uhasangamo n'umukororombya wawe, biba ari byiza cyane. Ndakwinginze uzajye kuri Isumo ya waterfall. Ikindi mwari mutegereje muri benshi, mwari mutegereje kumva canopy walk. Ni ikiraro kirekire cyane, ikiraro tuzagarukaho ubwacyo, n'Isumo tuzarigarukaho dusobanure aho byavuye n'iki. Canopy walk ni ikiraro kiba mu kirere, cyubatswe na company y'Abadage, German company, kikaba cyararonshinzwe cyangwa se cyarafunguwe ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ikindi twakubwira ni tea plantation borders, cyangwa se border ni ukuvuga ngo ni imirima y'icyayi cyangwa se ahantu bahinga ibyayi. Aho hose kubera ubuhehere n'ikirere cyiza nk'uko twavuze grassland muri Nyungwe National Park, ahangaha bituma Nyungwe igira icyayi cyiza. Rero iyo ugezeyo usura imirima y'icyayi uba umeze neza rwose. Ikindi hari Rwenzori Colobus monkey at Kisakura, hari monkey nziza zitwa Columbus ziba muri Kisakura. Then ukongera ukabona inyoni nziza cyane ziba muri Kisakura, of course nk'uko harimo na Colobus monkey. Rero reka dufate umwanya tugushimire, ariko tunakubwira ngo ku bindi bisobanuro cyangwa se ibindi ushaka ko tuzaganiraho watwandikira muri comment ku imfura 250 kuri comment ya video tuba twakugejejeho, and then ukatubwira icyo ushaka ko tuzavugaho, tuzagusobanuriraho. Ndetse mfate n'uyu mwanya tugushimire nka timu yose y'imfura 250, tugushimire ku rukundo mukomeje kutugaragariza. Imana ihaze intambwe zanyu. Reka tubabwire ngo ciao, next time, see you when you see us. So let's keep on going mu gukunda igihugu, mu kumenya iby'igihugu kiri gushaka ko abaturage cyangwa se abanyarwanda twese tuba turi bamwe mu bagize igihugu, tugacuruza igihugu cyacu, igihugu cyiza, igihugu cyuje ibyiza nyaburanga byinshi. Murakoze rero, nimujye kure to the next park.